nta moto iri bubizamure abatuye Arusha mu murenge wa Bigogwe w'akarere ka Nyabihu bakunze kugaragaza ko kutagira ibikorwa remezo birimo imihanda ndetse n'amashanyarazi byabasigaga mu bwigunge, bamwe ntibanatinye kuvuga ko bibadindiza mu iterambere. Baragendaga tubagenda n'amaguru, imodoka bijigahira mu nzira kubera icyondo. Arusha y'uyu munsi ubu ni mu mirambi y'imisozi irimo amashanyarazi, kaburimbo n'ibindi bikorwa bibafasha mu iterambere. Abahatuye ni nabo bahamya buko impinduka zaho ubu zivugira. Imihanda uduteje imbere cyane, twari mu bwigunge tutagira aho twerekera, ariko aho ugereye hano rwose umuntu aragenda, akamoto kakaza, imodoka ikaza. Uko ureba ni gusukuma ntiyari kubera kubisa ukamoto, ni kano kanya nkaba ngeze iyonze. Amashanyarazi arahinda, bwa mbere bafite iterambere ryo kubona mu nzu hakeye, ubundi abasuderi barasudira inzugi bagasudira n'ibindi bikoresho ugasanga ari sawa neza. Tutarabona uyu muhanda umusaruro abantu bikoreraga ku mutwe akava hano, murabona mu Kinamba murahaze ira hepfo kuri kaburimbo. Umuhanda wakemuye byinshi, umuhanda twahingaga ibirayi bigahera aho ngaho ntibibone, imodoka zikabura uko zibitwara, none ubu imodoka zitwara ibirayi. Ibi bikorwa remezo bafite aho iwabo banavuga ko uretse no kuborohereza ingendo byongereye agaciro umusaruro waho, haba ukomoka ku matungo ndetse n'ubuhinzi. Buno rero kambabwire igiciro cyariyongereye kuko imodoka ziza zikabisanga hehe aho babikuriye. Niba babikuriye hano imodoka irabisanga hano bifatire hano bimanure. Ubuhinzi bwongereye agaciro bitewe n'umuhanda. Mbere byari bigoranye kuko ntabwo twabona imodoka, ntabwo zazaga bitewe n'umuhanda mubi, ariko ubu twabonye umuhanda mwiza, ni mwiza cyane, ufite kaburimbo. Umuyobozi w'akarere ka Nyabihu Madame Mukandayisenga Antoinette avuga ko nyuma yo kubona ko abatuye muri ibi bice bya Arusha bari banyotewe n'ibi bikorwa remezo babyegerejwe, kandi ko bifasha abatuye muri aka gace kwihuta mu iterambere. Iyo umuturage yabonye imihanda, akabona amashanyarazi n'amazi meza, nibyo bya bindi byatuvanye mu bukene ku kigero cya 39.6 bikatugeza kuri 20.2. Iyo mihanda rero, uyu muhanda wafashije kuzamura ubuhahirane, aho umusaruro w'ubuhinzi nawo ugera ku isoko bitagoranye, ugabanya umusaruro wangirikiraga mu nzira, aho twagiraga ikibazo cy'uko amata habagaho igihe yageze ku ikusanyirizo cyangwa ku ruganda ari grade 2. Aha Arusha ya Nyabihu ku ikubitiro ni agace kabanje gutuzwamo abari bavuye muri Arusha mu gihe batari bafite aho gutura, bubakirwa amazu. Umudugudu ugenda ukura, hahinduka ubukombe, haza no kwitirirwa Arusha ya Tanzania. Arusha mbere uko mu bihe bitandukanye abatuye muri aka gace bakundaga kugaragaza ko basa n'abirengagijwe mu bijyanye n'ibikorwa remezo rusange, ngo barumvishwe maze barabibegereza, kandi bamwe muri bo ni n'abahamya b'akamaro kabyo. Binashimangirwa nuko abenshi muri bo ngo aribo bafite uruhare mu kubirinda kugira ngo birambe kandi bigire umumaro w'igihe kirekire. Emmanuel Bizimana, Isango Star, Arusha mu karere ka Nyabihu.